mama akavuga mama mu izina ngo ni inshuti y'amagorwa ngo ibintu byose ngo rero magorwa nawe ngo mama ngo yasize amashitani muri magorwa ngo niyo mpamvu magorwa ngo ahora aza hano niko nzira akarusha mbwiye ngubwo naranye na nzira akarusha ni padiri magorwa n'ishishiro ngubwo padiri magorwa ngubwo na yawe nzira akarusha amuvuzeho avuga ukuntu mama yamusizemo amashitani nzira akarusha nuko yambwiraga avuga kuri magorwa turaganira yewe nkamubwira ni kuri Chapelle rahabaye ndamubwira ni nujya gusezeranya ngo uzabanza wifashe kuko nayo namusuzumye neza namaze kumenya ko abeshya n'ibintu byose akora wenda sinavuga wenda kadakoreshwa n'Imana ariko anyuzamo akabeshya ndavuga ni nihagazeho ndavuga ni nakumenye ku mutima mubwira ibintu bimuturutse ubwonko ndamubwira numva nzira akarusha njyewe ndi umwana w'umuntu nawe umwana w'umuntu kandi bipadiri mbese padiri mu Kristo ndabyemera ariko se Yesu ubwe yiyerekeye bonamubwira ati ntuzashaka umugore ugiye kumusezeranya gute ubwo nzira akarusha kabiri ibyavuga mbese ambwira ukuntu nzava hano nzira akarusha ari ubikiramo nzave hano njye kuba umushishiro ngo mu kigo cy'abamanseri ngo mbe umwana mu rugo ngo mbese akazajya ambwira ngo ndabona ukiri umwana ngo nagushakira n'umugabo ngo nawe ngagukorera ubukwe ubwo nzira akarusho ku mutima nkikiriza ariko kundi nkavuga ni watari bwenge nzira akarusho tuganira ibintu byinshi twaganira ibintu byinshi na nzira akarusho ariko ni byinshi ntabwo navuga ngo birangize padiri nzira akarusho yari kumwe n'abandi bantu benshi bari baje mu mwiherero harimo na muri ko babita ariko harimo n'uwabwiye ngo mama bafitira abana batatu kandi ngo mama ngo ni umugore ngo yarabyaye ndavuga ni mama se yabyaye mbese bagiye bumvise ibibazo byinshi bavuga ukuntu mama ajya mu kuzimu nzira akarusho kabimbwira ngo bona twishimire ngo bavandimwe nawe ibintu yavuze mu shishiro meya kubivuga ati ageze wenda ahagaze mu bantu ibintu yabwiye nzira akarusho kubivuga bya telefoni kuko ari byinshi kuri mama avuga ukuntu ngo nzira akarusho mbona abwira nzira akarusho ukuntu mama ngo yamujyanaga mu kuzimu bakamutembereza ngo mbese ngo mama ngo agendaga amwinjizamo ngo amashitani ngo bona ngo mama ngo amashitani ava muri mama ngo agenda ngo ajya muri bona ngubwo ibyo nabyo barabingiye bambwira ukuntu wenda nanjye ningoma za kuhaba ngo nanjye ngo nzajya mu kuzimu ngo mama ngo azanjyana bambwiye mbese ibintu byinshi imushishiro ku munsi wa Tereza w'umwana Yesu ariko nyine ikintu nababwira kuri nzira akarusho simvuze wenda ko adakorera Imana ariko ibyinshi arabeshya padiri nzira akarusho mbisubiremo narigendeye ndigaragambya barankandagira ati se kiri mu kuzimu mbese baransengera kandi ndi muzima padiri rero nzira akarusho nawe simvuze ko adasenga Imana ariko nawe anyuzamo akabeshya ubwo nyine urubanza nurwe ntabwo ari urwanjye bana banjye murabyumva abapadiri bigira abami bakigira ibikomangoma bakicara ku ntebe bakibwira ko basumbye abandi bakibwira ko ari ibihangange bakiyita Imana urumva ibinyoma by'abana b'abantu bambeshyera ku musozi wanjye urumva ahantu yamubwiye ngo uwo mwenda ubutumwa bwo kuri Chapelle nubambara uzasara ese uwo mwana ko yawambaye yarasaze koko ese ibintu abantu bavuga ari ibinyoma abantu babyemera ni ukukimwemera ibinyoma aho kwemera ibyo mwene muntu akubwira by'ibinyoma uzamuka uterera umusozi uze kwibariza umenya ukuri padiri arareba arahagarara kuri aritari akema akemarara
nyamara abaza ahahagaze ahariho. Arahagarara akumva ko isi n'ijuru abihagaze hagati, akumva ko byose abigenga, akumva ko abarayiki abasumbye amaboko. Arabeshya uyu mwana ngo arwaye shitani kandi nyamara ni muzima. Yahawe ububasha bwo gusoma igitambo cya misa, ariko ububasha n'imbaraga zo gusabira abarwayi ntabwo afite. Bivanze mu by'abandi, yiha ubutumwa adatowemo. Padiri yababwiza ukuri, bana banjye, mujya mu bitambo bya misa ariko simbabujije. Nimwinjira mu kiliziya, aho kureba padiri uyoboye igitambo cya misa, mujye mureba, mwumve inyigisho, mwumve amagambo avuye muri Bibiliya, kuko murebye imibereho ya padiri cyangwa se ubuzima babayemo, ntabwo byatuma inyigisho muzakira neza uko bikwiye. Abapadiri bose nubwo mubareba siko aba ari intungane, baba ari abanyabyaha nk'abandi. Abapadiri bajya hariya bagakora ibyaha nk'abandi, ariko aho kubumva cyangwa se ngo muvuge ati kora ko padiri wenda yasambanye n'umuntu runaka, ati sinjya mu misa, nimujyeyo mugirire uri mu gitambo, mujye mumenya ko Yezu bamagaze padiri kuri alitari, padiri aba ari mu cyimbo cyanjye. Nubwo muba mureba mwene muntu mukareba padiri, ariko nijye wowe uhahagaze, kuko baye n'ahari ntacyakorwa, baye n'ahari ntacyo byabamarira abana banjye. Abashinja b'inyuma muragowe bana mumukira umusozi, kuko mutazi igihe nahagereye, kuko mutazi abahari abari bo. Muragowe mwe muza mukankandagira, muragowe mwe munerera umusozi amabuye. Muramenye nimuhagarike inkota, nimuhagarike ibinyoma, muve mu kivunge cy'abasibye umusozi wanjye, muve mu kivunge cy'abatuka umusozi wanjye, ahubwo muzane ibyanyu baruhure bana banjye. Byaravuzwe, byarahanuwe, aho kugira mu mabanga y'umusozi, munsi y'umusozi, ariko tukavuga ko bizatangarizwa ku musozi hejuru, aho twavugaga ko mu ntumwa zanjye abagambanyi aribo bazaturuka. Intumwa zizagambanira umusozi wanjye zizava kure, zizava mu baturage, zizava mu barayiki, izizava mu barokore, izizava mu badive, ahubwo zizava mu ntumwa zanjye, abo twasangiye, abo nagaburiye, abo nahetse, abo nigishije, abo twabanye, abo twasangiye imbehe imwe, abo twanywereye ku gikombe kimwe, abo nibo bazagambanira umusozi wanjye. Ndababaye bana banjye, ndababaye bana banjye, babajwe n'abana nagiriye neza, ariko niba bari kugenda banuka bansibiriza umusozi. Ndababwiza ukuri kugira ngo murabona ibyabaye, kugira ngo musenyeri Samarade, kugira ngo adufungire amasakaramentu kuri uyu musozi. Nari narabibwiye abana banjye, ntabwo byabatunguye. Nari narabibabwiye kera na kare, bibabwira bitaranabaho, yewe bibabwira igihe kitari cyegereza. Niyo mpamvu byabaye, abacitse intege bakagenda, rero abagambanyi n'ubundi bagombaga kugenda nk'uko byavuzwe. Niyo mpamvu mwabonye bamwe bakomeje bagahagarara gitwari, aho kugwa ahubwo bagakataza.
hazaza. Mwana wanjye wumva aho gukomeza uryame ujye ubyuka ujye uhaguruka ugende, kuko nuko kuryama ni bibi, uhaguruka ugende. Abagambanyi rero baragambanye baragenda, abayobozi uretse ko abayobozi ntabwo bigeze bagenda mu kivunge cy'abagambanyi. Abayobozi niyo mpamvu baza no gushimira ubwitange, urukundo badukunda. Ndabashimira ko mudufasha kandi ndabashimira ko mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi w'isabukuru y'imyaka 20 umaze umusozi umaze mutagatifu ukorera ibitangaza kuri uyu musozi, bikiza abarwayi, umuzi w'umwuka, birimo bigenda kwirukana ibindi mu bantu, ibibazo batwara ibibazo byabo, abihebye bagahabwa icyizere, abarira babuzwa, abashonje kandi bambaye n'ubusa bakambikwa kubera ukwemera kwabo. Bana banjye, kwizera kurarema, nimwizere. Abagambanya rero barabaye kandi baragambanye, aho bazindukaga bakagenda ahantu hose bakwiza imyuka mibi mu bantu, bagenda mu bapadiri, yababwiza ukuri, mpagaze hano ndizuye impuhwe, njye naje kugirira impuhwe, ntabwo naje kurimbura abantu b'abantu. Yababwiza ukuri ko uriya mwana w'umukuru w'umugore Mukamutara Ruzina uhagazwemo n'amashitani atabarika, niwe wabaye uwa mbere kujya kuri paruwasi, niwe wabaye uwa mbere kujya kwa musenyeri kujya kugambana. Naramutetesheje, naramuhetse, naramwiyeretse, naramugaburiye, naramwambitse, ariko niwe wabaye uwa mbere kugira ngo mugambanire. Kandi mumenye ko Yuda ariwe wabaga hafi yanjye. Yuda niwe n'umwana akundaga cyane, ariko niwe wabaye uwa mbere mu kungambanira. Wibuka aho yaramaze kuntanga, akabona ko aho ananzeho batari bubone aho ndi, nibwo yavugaga ati ubu nimubona aho atumye kwitama mumenye ko ari we. Narashatse kwitama kuko mwarabibonye kandi mwarabyumvise, ariko ibyabaye kuko byagombaga kubaho. Igihe kirageze rero, abagambana ngo bakomeze bagambane, ariko n'abandi nimuhagarare gitwari, nimuhagarare mukomere, nimushikame, mwicika intege, n'ab'isi. Mw'isi ni habi, bana banjye, mwigenda nimuze tujyane. Gukorera ijuru ni byiza, mu ijuru ni heza kurusha mu muriro. Nimukomeze muze ku musozi wanjye, nimuze mwebwe murushye, nimuze mwebwe mubabaye, nimuze mbaruhure, nimuze mbakize ibyaha byanyu, nimuze ku musozi wanjye, nimuze mwe murwaye ndabakiza. Ntabwo naje kurimbura, ntabwo naje kurwana ku musozi, ahubwo naje kubaburira no kubibutsa amasezerano. Naje kubabwira ibyanjye kugira ngo mwe gukomeza guheranwa n'agahinda, aho kugenda mu kigare, aho kugenda mwambaye ibinyoma, ahubwo mumenye ukuri. Muragowe mwabasambanyi mwe muri hano, muragowe mwabajura mwe, muragowe mwabicanyi mwe, muragowe mw'abantu mwe mugenda munsebereza umusozi, muragowe kuko mutazi umunsi nagereye. Naraje, nazanye na data, nazanye n'umubyeyi wanjye Bikira Mariya, nazanye n'abamarayika n'abatagatifu, nazanye n'umwana wanjye Pelajiya, ubwo nashushanyaga ikibanza ku musozi wanjye, abwira Pelajiya ko agomba kwerekana inzu yanjye kuri uyu musozi, nyamara
yanyerekanye ntabwo yasuzuguye ahubwo yakiriye ubutumwa namuhaye. Niyo mpamvu reba twateraniye hano twaje kwijijisha umunsi mukuru. Chapelle muyireba, chapelle y'Imana, chapelle yanjye Yesu, chapelle y'umubyeyi Bikira Mariya, chapelle utuweho n'abamarayika n'abatagatifu. Nimuze mwinjire mwese, dore inkuge yaruzuye. Nimwinjire mwese, nimwinjire. Isaha nk'iyi, umunsi nk'uyu, abere intandaro yo kumenya aho umuvana w'umuga. Aho kumva ibyo abantu bavuga, mujye muza kwirebera, muze kwiyumvira. Impuhwe z'Imana zihoraho iteka. Nimuze tubagirire impuhwe. Uyu musozi wanjye uzakugirwaho byinshi kandi uzakorerwaho byinshi. Ariko rero hagowe abagambanyi bawugambanira. Bazagambana ariko ntacyo bazawutwara. Uriya mukamutagisi mwinangizi amuhagazemo na rusuferi umukoresha amurimo wese. Niyo mpamvu yatangiye umutima. Ntabwo naje kurimbura, kuko igihe n'isaha bizamugeraho. Burira bugacya akaryama akabona burakeye, ariko ntazi uko ijoro ryamugendekeye, ntazi uko ijoro ryagenze. Zakuzwe ntabwo ngiri ikintu uvuga, ndagira ngo umumpere amashyi n'impundu mama wacu na Bikira Mariya. Kuko iyo uyu Solange yaje kurwara baramusengera, basengeraga hariya hepfo kuri Chapelle bakiri hepfo. Ubwo ngubwo n'amashitani yikubise hasi, baramusengera. Ko mama ahita avuga ati ndagira ngo ujye kuba aho aturuka uyu mwana. Imodoka adushyiramo twese mu masaha ya saa 8 saa. Ubwo twaragiye mu rugo, tumaze kuhagera ubwo Sekibizi ifata uyu mukobwa ko arigaragura, avuga ndashaka imyenda yanjye, ndashaka ibyibo byanjye, ariko ndababyiza ukuri, ubeshya ikintu kuri uno musozi amenye ko kizagaragara. Ni ukuvuga ngo ibyo bavuze koko, umudamu wanjye yari afite umweko uno bakenyeza wa nyina w'uyu nguyu, kuko yari yitabye Imana. Ndamuzana abanzi yuko nta kibazo kirimo, arawufata nawe arawukenyeza. Ubwo rero biheraho ubwo uragaragara, n'ibintu byose byari bihari byose biragaragara, n'imyenda yasize yose iragaragara. Barayitwika, baduha isengesho, birarangira. Arongera agaruka hano kuri Chapelle. Agarutse kuri Chapelle, ubwo barakomeza baramusengera, yagira ikibazo yakongera kurwara bakambira, ariko nkabona nta kibazo rwose bamusengera. Ariko Solange ibintu numvishe none aha we yivugiye ubwe birantangaje cyane rwose, biranantunguye. Nibutse amajoro mama uyu nguyu yararaga, ngiye rwose singiye kuyomba beshya. Barampamagaye mu rugo ndaza, bageze nsanga umuntu
yapfuye ntango ari muzima. Ibi bintu ni ibiki koko? Ubu ndabigenza nte? Ariko mama n'intumwa z'urugamba n'abantu bari bahari bose baramusengeye arakira. Ndavuga nti ubwo umwana amaze gukira hari umuhigo nene nahize, vuga nti nimbona umwana wanjye akize nzagorora Yezu kuko yamukijije. Ubwo ni ukuvuga ngo Solange yaragiye mu mafaranga, amaze kujya mu mafaranga akayancika akagenda ntabizi, akajya mu bintu by'amafaranga. Ariko ngiyeho ubwanjye namubwiye uyu munsi, mubwira ngo kuzi ko kuri Chapelle wahagwariye igihe kinini, ukaraza mama ijoro ukagira gute, ukabuzi ko ari umuhigo nahize yuko nzagorera Yezu wakize, ukaba warakize. Karaba uyu munsi nibwo mbona uwanze kujya kuri Chapelle, nkaba mbona ujya gusengera mu barokore, uze tujyane. Umukobwa namusize mu rugo, ariko nta nubwo narizi yuko ari buze. Ariko rero ubwo ngubwo ndagira ngo mbabyize ukuri, nkurikije uko Solange yari ameze, nkabona ari muzima. Njye navuze ngo nzagorora Yezu inka, ariko nkavuga yuko ntagomba kugira ngo mbivuge nawe ntamureba. Niyo mpamvu namubwiye ngo nakarabe nawe aze hano, ariko mpageze rwose birantangaje ibintu yakoze. Ariko noneho rero ntabwo nasubira inyuma, ibyo navuze ni ukuvuga ngo yarahakiriye, nubwo yagiye akoze yarahakiriye. Kuri uyu munsi iyo nka nanjye nkaba nayibonye, naje gushimira Yezu na Bikira Mariya ibintu byakoze kuri uno musozi. Biraha n'amateka. Ndababwiza ukuri, abantu benshi baraza, abantu benshi bagaterura bakavuga ngo kuri uyu musozi ngo mama ngajya mu kuzimu, ngo ibintu byose ngo bihari ngo biba byaturutse mu kuzimu. Nyamara barabeshya. Nkiyumviye ubuhamya bw'uyu mugabo ko umwana we kubera uburwayi yari afite azi ko atazanabaho, yaravuze ati Yezu nunyiriza umwana, nunyiriza umukobwa, nanjye nzaguhigira kandi nzaguhinga. Nyamara yabonye umwana we amaze gukira, none arahagaze hano ari guhigura. Kandi abantu bavuga ko ibintu byose biri hano biba byaturutse mu kuzimu. Ntibamenye ko uwo Yezu yagiriye neza, uwo Yezu yakijije, ashobora kuvuga ati kubera ko Yezu yanyirije umwana cyangwa yanyijije, mwemereye inama. Ubwo uwo mukristukazi nasherera inama ye akayizana aje gushimira abana b'isi, abantu b'isi, b'abanyabyaha, babandi bakiri mu kigare, bazavuga ko yavuye mu kuzimu iyo nama. Ariko icyo gituma mbashimira, mwe mwaje kwirebera, mwe mwaje kwiyumvira. Ndabashimiye, nimwiha amashyi n'impundu byinshi cyane. Mama Maria bihaye, ndagusaba wahagarare hagati y'uyu muryango. Niba wumva ko ibyo bavuze cyangwa se n'iby'umwana avuze asaba imbabazi, niba wumva wamubabarira se, niba wumva se cyangwa se imbabazi hari n'ibindi wenda atavuze, kuko ibyo yavuze ni byinshi. Niba wumva ko hari n'ibindi atavuze, uzamubabarira yabanje kubivuga. Niba umubabarira hano, ubwo ni
wowe duhaye ijambo. Kristo Yesu akuzwe. iteka ryose Kristo Yesu akuzwe. iteka ryose Igihe byari byose mwumvishe iby'aba bantu uko ari babiri, umwana na se. Ni ibintu bitandukanye, bimwe biratandukanye ibindi ntibitandukanye. Uyu arashimira Imana, uyu arasaba imbabazi. Kristo Yesu akuzwe. iteka ryose Ni ukuvuga rero nta muntu uvugisha ukuri cyangwa usaba imbabazi uzazibura. Navuga ngo dushimiye umusaza wazirikanye umuhigo yahize ku bwende bwe, ntawe ubimutegetse, ari umutima we ubimubwiye. Turamushimiye, Imana imuhe umugisha, kandi nawe Imana izamukubire ibyo yari ifite inshuro Imana ishaka. Kandi n'uyu mwana nawe ibyo yababwiye neza icyo yari agamije. Twacyumvise ngo ni iki, ninde washyira urutoki hejuru akakitubwira? Icyo yari agamije ngo ni iki? Kujyana abantu benshi mu muriro. Ni ukuvuga wiyemeje kwisubiraho se? Nta bantu uzongera kuyobya? Turakubabariye. Koko rero umubyeyi mwiza ntugirire impuhwe umwana wari witandukanyije n'umubyeyi. Umwana w'ikirara yatagaguje umugabane we, umunani we aragenda, ariko yaragarutse umubyeyi we, ababyeyi be baramwakira ubwo bagiraga ikimasa cy'umushishe. Nyamara ntabwo yari abikwiye, ariko kubera impuhwe z'ababyeyi barabimukoreye. Urakoze nawe mubyeyi, sitwabura kugushima wowe umubabariye utitaye ku makosa ye no ku bitutsi yagututse no ku magambo n'imyuka mibi yateje abantu. Turagushimiye nawe kubw'imbabazi umuhaye. Nawe mwana sinabura kukubwira insubiracyaha ni mbi. Ibyo ubabariwe wari warivugusemo ntuzabisubiremo, kuko ibyaha ni bibi kandi bijyana mu muriro. Ariko ntabwo wavuze ukuntu wamenye ishusho ya marayika wibwira ko ari ikibumbano. Ibyo ngibyo urabifashwamo na mama wawe, nawe niyigira imbere. Uvuga ukuntu wakubise hasi ishusho ya marayika. Wababariwe, ntugire ikibazo, kandi hari n'ukikuboshye, ariko nawe arakubabarira. Uvuge ubuhoke. Kristo Yesu akuzwe. Njyewe njya kumena ishusho yo kwa mama Fisi, bose bari bagiye ku kazi. Noneho nanjye nsigara mu rugo, ngo naragiye njya gutegura muri chapelle iri kwa mama Fisi. Naragiye ndavuga ni ubwa mbere negera ishusho neza. Ndavuga ni ubundi waterura mwumva uko bimera. Nateruye ishusho ya Yesu kira hejuru kandi naganika. Nateruye ishusho ya Yesu
nisubiza aho yari ngarura n'iya Bikira Mariya nayo ndayinaganika noneho nkazajya mfata hejuru nkacurika hasi nkareba nkavuga ni iri ni ibumba bafashe ibumba bararumba neza none ngo ni Bikira Mariya ngo ni Yesu ndavuga ni njyewe ntabwo nzongera gusenga ngo nsenga ibibumba bongera ku ishusho rya marayika Mikayire noneho kari gatoya ndagaterura nkazajya ngira gutya nk'uri muri ikinira mbese mvuga ni iri ni ibumba nta kundi nyine n'abanyagatolika nyine n'abasazi nararifashe ndajugunya noneho ryikubita ku ikaro hari umukeka byaragiye rijya ku ikaro akanuza akaboko kamwe kavaho ndavuga ni karabaye ndongera ndarihasubiza ndakoropa neza n'uwo munsi baza basanze amatara yaka mama fisi aravuga ngo ninde wacanye amatara ndaceceka ndavuga ni bataza kubimenya ubwo rero nararyamye nabikoze ari kuwa gatandatu ndwara umutwe urandya ndavuga ni hahandi njyewe ntabwo nabwira amafisi ibyo kuko njye ntabwo natekerezaga iby'ishusho naravuga ni wenda no kurwara umutwe urandya amaso arandya neza buracya ku cyumweru amafisi araza asanga nari ndyamye arambwira ngo karaba noneho ugende ujye kuri Chapelle uzagaruke wakize ubwo yamaye Denise umukobwa wahabaga turaza none kuri Chapelle tugenda papa wanjye yari ari hano ubwo mama sinigeze mubwira ko namenye ishusho ubwo baravuze narahagumye bavuga abantu bazajya muri Vunga ndavuga nanjye nzajyayo nzagere muri Vunga nkinjira kwa Bernadette Mukantabana aho bamusize mu nzu numva ijwi rimbwira ngo saba imbabazi nkavuga ni se ndasaba imbabazi z'iki ndaceceka mwumva ijwi riri kuvuga nkumva ni mama mutoni w'Imana urimo urabivuga namureba ku munwa nkabona barimo barasenga mwumva ijwi rimbwira ngo saba imbabazi z'ibyo wakoze ndavuga ni shitani zirane yahaye mwihisha mwacunga mama ku jisho ngo ndebe ko ari urimo urabivuga ariko mama nkasanga barimo barivugira rozari ngeze aho ubwo paduwa aradutembereza tujya kureba Karuvariyo ubwo turazamuka ijwi rikimbwira ngo saba imbabazi ndavuga ni njyewe ntabwo nasaba imbabazi z'ikintu ntakoze kandi ntacyo nzi kandi ari rya shusho namenye ryo kwa mama fisi birakomeza birankurikirana ubwo twaragiye numvaga ari mama mutoni w'Imana uri kubivuga ariko nareba mama nkabona bari kugenda n'abapaduwa baririmba nacunga mama akavuga ngo saba imbabazi nkabibura nkabona ari gusenga ahubwo numva ijwi rirambwira ngo yora ibitaka ubirya wisige no mu maso njyewe rwose naravuze ni umuntu uri bubone ndi kurya ibitaka ntabwo ari bunseke twari tugeze aho ngaho kuri Karuvariyo rero ndavuga ni ntabwo mbiyoye rwose nubwo nisize mu maso yari ku munsi w'isoko umuntu ubona nisize ibitaka mu maso no mu mutwe se avuga ko nasaze ndavuga ni nabyo nisize ngo yora ibitaka byinshi urya mu maso numvishe ukuntu ari gukomeza kumbwira ndabiyora ndabirya n'amabuye byose nkahitinya nkamira njya kumva mama aravuze ngo umuntu wese nafata itaka arijyane uri bushobora ibuye arijyane najya kunywa amazi wenda azajya ashyira mu mazi mbese n'itaka barijyane bazajye bareba ndavuga ni ntabwo ari njye njyenyine ariko